ibaze kujya kwa sobukwe na Super Deep mu icupa. Iyi Nyabugogo ikwiye amashuri arimo na za kaminuza kugira ngo tumenye imikorere yayo. Aha kandi niba ugezeyo ntuzabura gusanganirwa n'abasore beza b'inzobe yaka bagusaba ko wababwira niba uri gutega cyangwa niba utari gutega. Ahangaha barakwemeza bikurenge papa. Umwe aragufasha igikapu undi agufata akaboko. Nugira umwaka uzahumbya gato kuko muri uko guhumbya nibwo bwa nyuma uzaba ubonye amabara ya cya gikapu cyawe. Mu gushangarara ubwonko no gucanganyukirwa mu mutima, wa muntu wari ugufashe ukuboko azagusaba kumutiza telefone ngo ahamagare gatoya wa muntu w'igikapu. Mu gihe ukibitekerezaho ubwo nabwo nibwo bwa mbere na nyuma uzaba witabiye kuri telefone yawe. Umuntu wa mbere uzatakira umubwira ibikubayeho azakwizeza ubufasha kujyana inyuma ya bya bibisi binini biba biri bujye mu Bugande. Ikizakubaho uzagaruka ucyandika hano muri komenti. Ubundi iyi Nyabugogo menya yararemewe abagomba kuyikoreramo n'abatagomba kuyikoreramo. Abagomba kuyigendamo menya baratoranijwe mu myaka ya kera. Menya mu gisekuru cy'ubu ngubu niberure batubwire ubundi Nyabugogo ni mu buhe mudugudu. Dukeneye kumenya inkomoko na aderesi ya Mutwara Sibo na mudugudu bayobora ino Nyabugogo. Tugitirimbuka i Muhanga turasaba leta aba bodyguard barenze badutambutsa hano Nyabugogo. Abana ba Rutsiro dukomeje kubangamirwa no guhohoterwa. Ibaze ko nk'ubu ngubu ejo bundi mukecuru wanjye bamugurishije kotegisi ku ngufu. Ntabwo kandi nibaza amayeri n'imbaraga byakoreshejwe kugira ngo Jean Paul duturanye bamugurishe teremusi ikoze mu kavido karindwi. Dukeneye nyiri Nyabugogo yigaragaza turiho ibintu byacu twabuze. Dukeneye kandi kumenya nyirizina nyiri ruriya ruganda rukora ziriya fanta zikoranye tekinoloji ya Super Deep ya Senkani. Leta nikora ubukangurambaga ziriya sambusa bazice burundu. Hari igihe tubivuga mukagira ngo ni ukubeshya, ariko ibaze kuba ushonje warangiza ukagura isambusa ya 2.5 y'inyama, warangiza wafungura ugasanga ni igitunguru. Iyi Nyabugogo ishobora kuzarangira itugize abasazi mu mutima. Hari abaharwariye toroma, hari abo byananiye gutaha kubera ibyo baboneye hano Nyabugogo. Ibaze ko nta muntu uri hano utaragize ikintu aburira Nyabugogo, utaragize icyo aburira umuvandimwe we yarakihaburiye. Ubundi aha ni mu Kwande. Dukeneye kumenya urubibi, dukeneye kumenya abantu batunze ubu butaka ubundi babukuye hehe. Na n'ubu turashaka mudugudu na Mutwara Sibo bayobora hano Nyabugogo bigaragaze. Dukeneye kumenya ubundi iyi Nyabugogo ni iyande ngo nyiraya turiho ibintu byose twahaburiye. Dukeneye kumenya niba bano bajura ba Nyabugogo bafite ishyirahamwe cyangwa rundi muntu batuma. Twibazana n'ubu iyi Super Deep imaze imyaka irenga menye 2,000 icurorezwa hano Nyabugogo. Ituruka hehe? Izi fanta 3 ku gihumbi baduhera Nyabugogo zishobora kuba ari cyo kinyoma cyabeshywa abanyarwanda igihe kirekire mu myaka yatambutse n'ubu ngubu ikiza. Ahangaha hagomba gukora imbaraga za gisirikari. Ubundi umuntu wahabonye ubutaka bwa mbere yabuhawe nande. Turashaka ngo dukore iperereza tumenye ubundi iyi Nyabugogo ni yande. Ubundi umuntu wa mbere wahatuye yarinde, ese yabyaye bande. Aho ngaho turabasha gukurikirana tumenye neza aho ibintu byacu byarengeye. Dore nk'ubu ngubu narababwiye ngo umuvandimwe wanjye ubundi bamugurishije teremusi ikoze mu kavido karindwi. Na n'ubu ngubu aho yicaye amenya atarahaguruka. Dukeneye kumenya neza amayeri akoreshwa kugira ngo ufite telefone waguze 120 ufite na fagitire ya IBM warangiza wakwikora mu mufuko ugasanga harimo isabune y'5. Ibi bintu bishobora kuzatuma bamwe duturubura. No kuri kw'Imana ya nkuba ya wa mupfumu barayijyanye. Nagira ngo mbamenyeshe ko wa mujura wari utegerejwe kuba mukubitisha inkuba hano Nyabugogo. Umupfumu wo mu Gisagara nabwiye ngo munkubitishirize inkuba. Umupfumu amaze kumpamagara none ahambwira yuko inkuba yohereje na n'ubu yanze kugaruka. Noneho ubu ngubu ndi kwibaza tekinoloji ya Abanyabugogo bakoresheje kugira ngo ino nkuba y'uno mupfumu bayinyereze. Ndi kwibaza ukuntu umwana wa Nyabugogo yayifasha akayishyira mu mufuka akayizamukana hano ku Kinamba akajya kwirya mu makeya. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko
iyi Nyabugogo ntazayigarukamo papa. Ahangaha ho murenze ubushobozi bwacu bw'imitekerereze. Ndagira ngo menyesha abana bo mu ntara muze mwicungire, kuko iyi Nyabugogo ntago isanzwe. Ahangaha mushobora kuza n'ubukene muvanye mu ntara bakabubiba. Ino nkuba y'umupfumu iraramuka ibuze namwe murabura. Ndagira ngo mbamenyeshe umuntu waba wayibonye nanyandikira hano muri comment ambwira ahantu yabiri. Ese ubundi izi super deep zicururizwa ahangaha Nyabugogo mu by'ukuri zibikwa hehe zigasora ngahe? Niba koko amasengesho yacu agera ku Mana, kuki nyir'uru ruganda adahomba ngo wenda abavantara turuhukemo kabiri? Iyi Nyabugogo ishobora kuba ariho hantu hambere mu Rwanda hababaje abanyarwanda benshi kuva mu myaka ya kera ku ngoma z'ubwami Gihanga yarurasanira. Turasaba aho bigeze bafata ino Nyabugogo bayikure mu Rwanda bayijyane i Rwamagana, kuko noneho ibingibi birenze ubushobozi bwacu bw'imitekerereze. Ibaze kuva mu ntara ugiye kugura itumanaho, barangiza bakaguha telefone ihamagara umuntu ari uko muri kurebana gusa. Ibi bintu mu by'ukuri ntabwo bisanzwe. Ngo hari umujene uherutse kuhagura memory card, wasanga hariho indirimbo imwe gusa, yayindi yo kwakira umuzahirwa mu mbuto Seseko kera aza mu Rwanda. Ngo kase neza mu mbuto umubyeyi wa Zaire, ngo umubano u Rwanda na Zaire. Ariko mbere ya byose izi ji zicururizwa muri iyi gare n'ibi birahani babice burundu tubona uko twitambukira. Dukeneye kumenya niba hari ideni tubarimo cyangwa abasokuruza bacu babarimo. Byibura twiteranya abana bo mu ntara tubishyure, ariko tujye tugenda muri iyi Nyabugogo yanyu dutuje. Turambiwe agatona ariko n'agatengene ko mudushyiraho kugira ngo dutambuke muri iyi Nyabugogo. Ese ni gute mutubona mu mutwe mukabona yuko tutashobora kwitegera ku buryo guhera hariya muri rompuwe mudukurikira ngo mujye kudutegera amamodoka tugendamo? Turambiwe ibintu byo kutwambura mwitwaje ako gaseko kanyu n'akarimi kanyu gatyaye cyane kugira ngo tubizere ubundi mubone uko mutucanganyukisha. Turambiwe iyo nseko yanyu n'ako kajisho kareba nk'akakagoma, n'izo mpuhwe mutwereka kugira ngo mubone uko mudutuburira. Turasaba leta ishyireho abantu bo kuyobora abantu neza neza baba bagiye mu ntara cyangwa bari kuvayo, kuko ibyo dukorerwa hano Nyabugogo birarenze. Ese ubundi hano Nyabugogo ninde ucuruza ibintu by'ukuri? Turashaka tumenye imiryango mizima waguramo ikintu ukagicyura, atari ya yindi uguriramo teremusi ugasanga ikoze mu kavido karindwi, wagura amakaroni ugasanga akoze mu ibarizo. Ariko mbere ya byose izi ji zicururizwa muri iyi gare n'ibi birahani babice burundu tubona uko twitambukira. Ibyo birabareba dupfa kuba twamaze kumenya ko mukomoka kuri Ngango umusekuruza wanyu wayoboye Kigali mu mwaka w'1909. Naho ndetse burya Nyabugogo ntimwiba papa, ko twamenye inkomoko yanyu noneho muradukizwa n'iki? Impamvu ngo mwiba, ngo burya ngo aba bajura ba Nyabugogo bafite igisekuru kuri Ngango wari ufite abagore 8 n'abana barenga 32. Uyu nguyu ubundi ngo niwe wabaduteje. Iyi sura y'uyu mugabo niyitumye bamwe dufite imishiha n'agahinda mu mitima twatewe n'aba bambuzi ba Nyabugogo. Ngewe rero ngiye kwicara hasi nkuvira imuzini muzingo nkubwira amateka ya Ngango wabaye meya wa mbere w'umujyi wa Kigali ku mwaduko wa Zungu. Umugabo muremure bivugwa ko ari we munyarwanda wa mbere wazanye abagore benshi, dore ko ngo yazanye abagore 8 akabatera inda z'abahungu 24 akababyaza n'abakobwa 8 nka ba nyina. Ngewe rero ugiye kukugezaho ibi byose ndacyari umwami wa Red Bull, ndi nyirikirenga umuheto wanjye nirukombo muhisha nkamutikura batinda umuhondoro w'amateka. Nagabiwe nyir'umuringa nyirasanira n'umushinya musheshe yihaye kunganza mvumbukana ikinyarwanda, mwibutsa ko navuka mu bagiye basomeza amatikiri b'injenje yakurura ibashumba bacyuriza mutakambwa batubona umuhungusha. Ndi nyiribigango byamuvugira ikobera ubusari busuye umutindi. Nagabiwe aho jyanga yamburiwe iminyago agatura imirya rusuza umukiza amaganya w'icyeza byamutikura bijyo byamushakamba gutura inkambira bavubye bwa mugarura simvuka igitore data yakoye bongwe mvukira u Rwanda ndi umuhungu. Hari uwambwiye ngo yigeze kujya Nyabugogo ngo ageze yagiye kwikora mu bitana ngo yibwira abatanazi, ahita asanga akanyabugabo bagatwaye kera. Iyi Nyabugogo ishobora kuzatuma twibera abadiyakoni n'abapadiri ku ngufu. Ese ubundi bano bajura ba Nyabugogo ibyo bibye babijyana hehe? Ibaza ahantu bashobora kugukura rinete z'amaso mu maso ntubimenye.
Amakuru avuga ko abagore ba bene ngango bose bakomokaga mu kinyaga cya Karongi gukomeza umwogombero w'ubukunzi bwa Rusizi na Nyamasheke yo yaba ari ayahe, yaba ari ay'ukuri se? Aha turagira ngo dukore iperereza ryimbitse tumenye nta gushidikanya imitungo yacu twibirwa hano Nyabugogo ibikwa hehe. Dusanze koko aba bagore ba bene ngango bose baravukaga mu cyahoze ari mu kinyaga no mu bukunzi. Karongi, Nyamasheke na Rusizi mwitegure kuturiha ibintu byacu twabuze. Ariko mbere ya byose turasaba zino fanta n'izi sambusa bizenguruka ahangaha muri gare ya Nyabugogo babice burundu tubone gukomeza. Iyi super dipe y'ahangaha Nyabugogo imaze kuba isereri mu mitwe yacu. Ibaze kuba ufite icyaka ukajya kubona hatungutse manu ya fanta 3 ku gihumbi, ukagura utaranayirenza akanwa ukumva n'amazi buzi bavanze n'umutobyo wa senkani. Iyi Nyabugogo yihishanye tekinoloji itazwi ituma bamwe kuyigendamo bisaba kubanza gupfukama tukunama. Ibaze kugura ipantaro wajya kureba ugasanga ni ukuguru kumwe papa. Noneho ubu binabwiza bavantara tuje Nyabugogo kureba amafaranga y'icyuzi cyacu twakobokeye. N'ubundi bagumye kuturerega, mureke dukenyere dukuture duhatane mpaka batweretse mudugudu na mutwara sibo bayobora ahangaha Nyabugogo. Tayari umuhungu w'ikongo niri mu bikuyu byarutsira amafaranga y'icyuzi ndayashaka. Ni gute wambwira ukuntu irushanwa ry'amagare riri kubera convention ryatuma imodoka iva Kigali ijya Rusizi itike yiyongera? Abari tayari mwiyandikishe muri comment tujye kwaka abajura ba Nyabugogo amafaranga y'icyuzi cyacu twakobokeye. Dore aho mwahereye mutwiba noneho natwe twaje twarakaye. Izo super dipe mutwuhira muzibike kure kuko nituzibafatana murazinywa umujinya n'agahinda bibice. Amafaranga y'icyuzi yacu mwirirwa musinda mu byeri, mwahaga mukaza mutugurishe kuteri zagagaye radio na telefone bivuga uburimi turayashaka. Nkeneye amafaranga yanjye 15,500 nabahaye mwarangiza mukama ipantaro ifite ukuguru kumwe, n'andi mafaranga 1,000 nabahaye mwarangiza mukama fanta nyamara mu mpaye super dipe. Abajeni muri teyani nimwiyandikishe tugende duhatane dukuture mpaka baduhaye aya mafaranga yacu y'icyuzi twaruhiye. Nkuko nabibabwiye rero abana bo mu ntara ubu ngubu twimanukiye. Ubu ngubu tuje hano Kigali gushaka amafaranga y'icyuzi yacu twakobokeye. Ubu ngubu abandi bari Muhanga, abandi turi ku mwogombero wa Kamonyi tumanuka twerekeza ahangaha Nyabugogo. Byanga bikunda amafaranga y'icyuzi yacu turayashaka. Ahangaha bano bajura ba Nyabugogo tugomba guhura nabo bavuye mu karuhuko kano magare. Ahangaha ni hadapfuye ishyura harapfuye ishyuza. Byanga bikunda hano ibintu bigomba kuba gatogo. Muze kunyereka babandi bacuruza super dipe batubeshya ngo na amafanta. Muze kunyereka babandi baba bafite amashashi mu muhanda batubeshya ngo na antibroke. Muze kunyereka babandi baza batubaza ngo ese ngo muri kujya hehe badafite n'imodoka batazi naho umuryango wayuba. Turabashaka abangaba ngo tubanze twisobanure nabo, maze nitumara kubabona tubone kujya gushaka amafaranga y'icyuzi yacu abatarayabona. Abandi rero turahurira hariya ku kiraro kinini kugira ngo tugende turi ikipe kugira ngo bataza kutwiba ibitekerezo. Aba bahungu ba Nyabugogo bashobora kutubona ibitekerezo byacu bakabyiba tukaba dusubitse kujyayo. Ahangaha no kugenda abantu twigengesereye kuko ibintu birakomeye. Amafaranga y'icyuzi agomba aboneke. Ahangaha umuntu batuburiye wese agomba kuza amafaranga y'icyuzi yari yarakobokeye akayajyana. Byanga bikunda ahangaha agomba gukora ikindi kintu cy'imbaraga zidasanzwe. Abana bo mu ntara noneho natwe twaje twarakaye. Turashaka kumenya neza umuyobozi w'aka kagari k'ahangaha Nyabugogo atubwira aho kubatse umunsi n'isaha inteko y'abaturage iberaho kugira ngo umuntu ujyanye ikibazo n'umuturage w'aha Nyabugogo abone uko arenganurirwa ku karubanda. Ngo ejo bundi hari umumotari witwa Vincent wari uvuye mu bice by'ishyamba iyo ruguru za Nyamagabe, nuko anyura ahangaha Nyabugogo mu bamotari ari kuyoboza aho bita ku iposita. Nuko ngo umukobwa muto w'imibiri yombi ngo yemera kuhamujyana ariko ngo akamugereka icyatana akagenda namutwaye. Nuko ngo Vincent ageze imbere kubera yuko ari imihanda ya Kigali atarayimenyereye ngo feruje ziramunanira. Nuko ngo nyamukobwa ati niko Vincent we, undi ati ye,
ati se usanzwe utwara rino? Undi ati reka ndi uwa ruguru ku ishyamba iyo za Nyamagabe nturanye n'umukire witwa Shabani niba ujya umwumva. Umukobwa ati reka ngo utware rero imihanda y'inaha njyewe ndayimenyereye batavaho banatugonga. Umuhungu Vincent wacu ati saho nkuye numvaga ibyuya bitangiye kuza mu birenge. Ati imihanda y'inaha si nk'iyi wacu Igikongoro. Nyamukobwa rero abafashe moto arayipupera ayiha umuriro Vitensi ya Kanebu no ku iposita ati ba. Nyamuhungu nawe arashimira ariko ategereza ko umukobwa ava kuri moto araheba. Nuko umukobwa mu ijwi rituje nanone ati yewe Vincent we. Undi ati ye. Ataha niho ku iposita rero cyo ngaho mpakasike twishyura ninjye mu kazi. Vincent yabanje kugira ngo ari gutebya. Nuko nawe ati nguha kasike gute kandi mutari yanjye. Vincent akubise amaso kuri purake akubitwa n'inkuba asanga purake